Ladies and gentlemen, it's 1.2 ndacyari urushingo ndacyari urushinga ndacyari gisama mfuke cyanya masheke n'ingensana barusheje ndashima sinci mashi mu ntazi senzi bene wabo impamvu rukumva mvuga bigenda bifite injyana nuko ngiye kwakira umujama ufite injyana niyo mpamvu ndi kwivuga nabyo bifite injyana umujire kambani prisane bamwita KWIVO amaze gukora indirimbo niba mbesha mbabarire eshatu ngewe nizo nzi KWIVO n'umuji utajipfa kugaragara bro akunda kwihisha no kugira mufate niga biba bigoye ku cyango cya fresh ibintu yabihananditse abashyize ku rundi rwego KWIVO bimeze bite musaza cyakwisa kabisa ni neza man ni cyango kabisa witonda man ni bisanzwe man ubundi umugapo usabwa kwitonda to saba umusazi bikakumarira ikibazo uzasa kintu mwatumarira ana sasa nta kintu ngamarira ki cyaze da so bibona se man urabuze ngo nanjye just like you KWIVO ko urabuze se man ya man umuntu nyine bari ku masomo kuri umuziki gakeya ukora for na bidanje man just you one time you have to write the script at all of us ya ukandika yibonye time ukandika umuziki ibana kuko bari hobby zawe man ibiceri byo gukora music biraboneka uri no kwiga icina kwa bibura sabibura gute man serious man nose ko wabona ibiceri byo kunywa man wenda si wamenya ako nkuko wabona ibiceri byo kunywa inzoga byo kugura wenda something yego ya nuko rokora music naga bari menshi man ikintu wagikonza bari fresh man kubera ko wambwiye ko uri kubuta bya dance kandi nange ndatumba chaka fresh digital KWIVO ufite indirimbo eshatu nibyo cyane bibeshye wibeshye man ebyiri oje hariyo bita keke na one chance nta indirimbo na indi nizo ngize ebyiri gusa mbanga bari nyinshi abonye muri lyrics byashoboka KWIVO ndeka dore ku ndirimbo iyo bari kwatinze bwa mbere mu buzima bwanjye bwo gusiga mbere ni one chance byari bimeze gute ujya studio bwa mbere byari cyangwa man hari ukuboro nyine iwana ubu just ako utararikodinga man aba bari igihe biba ukarikodinga kuva ukuntu bimeze wamara gukora muziki wawe nyine sample kuyumva ugahita ushinuka ji kumva nyine ni neza nawe kumva biragushimishije umuntu ari kukumva wagira ngo urumuraperi oya na Afrobeat ji abantu umuntu wese watangije ikiganiro kugeza ngaho uvuga ati n'umuraperi wa dance oya naga kandi genzi ijwi ryawe uri kuri yeba ijwi ryawe uri kuvuga n'ibiterwa bitandukanye ese zikora amajwi atandukanye se KWIVO twagiye kuri one chance dukubitira akantu kabisa kuri one chance ngufite face nkurura ngiyo nka zomite nshiduka taye yawe irankubita nicyo gituma nje nkwikundira umaye one chance yeah mo bebe uri so funny uri so kutu barusha buri uramfata nka fera ufite body ihatse firi give me one chance mufungurira urugi give me one chance mufungurira urugi mwirerere nka bebe yes Right, one chance wagiye kure mu KWIVO official boro watibona ku YouTube channel yiwe boro na boro wakoze wakore video ndio yikoze man video ngita EDBZ ukuvuga one chance amwita director Josh ari kumwe na class byangwe Josh n'umusani niwe muri andirimbo twakoze bita keke niwe waririmbyemo fasi twakoranye ni nawe ni director bivuze ko ubwo mufitanye ufite bwa dance birumvikana man anytime yo mukeneye something I need arakinkorera man shout out ku muhungu kabisa ariko bamwita bamwita Lil Josh yeah Lil Josh producer yo yikoze audio amwita La Vie Impro akorera La Vie Impro umboko fo haraboro abatuje mana bari neza nyine umusana bakunda kujya nyine biterwa mani ya
ari nk'umuproducer mano ufata time akakumva bitewe nyine ntago bari mu makiriya benshi biterwa nyine to aya niko bese oya n'umusani nari birye mani is something aracyumva iyo bayita one chance I mean ni one chance tuvuyo songe ino bari kote bwa mbere yani niko kote bwa mbere mani nuso kwa burenze inzu bwa mbere kazimese kuri oya nabita afite ubundi y'ikintu ari talamani ya narase kibo ira story one chance byumva ni ntabwo mu Kinyarwanda bagira ihirwe ubwo ntabwo turabyita cyo mu Kinyarwanda ni higwe rimwe turabyita nari abantu barabyumva bivuze one chance ntabwo ari true story mwana one chance it's not a true story man ni gutya nyine mvuzanye melody iyo melody yaje gusa wenda so yeah ari nko kuboro mani ewana ufite nk'umubebe mani wenda warashinitse ji umva nyine mwabijyamo nyine to ariko ukigira nka kapo kangakomurabura ako nyine ukazana melody ku mutima nyine ibyo biboro mani ya ni haide yahuye naga true story naga true story je nyumva nese nyine true story devyo na video yayo na SMP tunakunda kwa rumudasta wenda uri ni kidago n'isuku wacu mana yaje nyine sometimes abantu benshi bakora indirimbo bagende nyine ndabenda ku bintu babona cyangwa bika anytime true story biterwa nyine to ira poro ni iki cyakugoye kuri ndirimbo ira ndirimbo cyane cyangoye kavuga ati kabisa ndagoye ikintu cyangoye nyine se gukora video gukora ka video n'ubwende itarenze cyane ari video nziza bro uko biri nyine bitewe nuko nabishakaga yari ukuboro atari ko bigenda so bizi se mane nawe uri umusani mane nabizi ari kuboro apanze video akagera mu sometimes gukora siko byagenze oya ntago ariko byabaye percent like 60% yeah 60% mirongo ine ni kenshi kabu 50 mirongo ine kari kenshi ci terwa mani just capital for making video yeah none bro ubwo urumva abandi bapeti batoze gucika intege muri ino game biterwa mani ukuntu babimeze se undi ukunda ikintu kuri bihwanye n'ubushobozi bwawe nanjye nibwo ubushobozi bwanjye yari ifite nyine to just if you have talent irazamuka mani si ngombwa nyine kugira ibintu hidinga ngo nago nakora iki kuko nafite iki ngiki ya ubwo ruvuga ngo ugushishikariza abapeti buri muntu akora ikintu gihwanye n'ubushobozi bwawe gikora if you get support naribi kiba twagiye kuri ndirimbo ya kabiri bayita yes cake man delicious nuka bikabirize ji oya imbabarira man araporo wayishutse nyiri man yaraporo nashutingiye school man hari school nibanga se bari ngombwa man biterwa buriya ikiza urumva ndivuga ikintu urumva wakivuye mpungu wenda mba ndikwiga wenda nimbisoza urumva nubwo bivugaho nyine wana wenda wanatsinze asobize imana iraporo arantu bayita niho wiga ko ni hehe nyine location IPRS Tumba awize mu za IPRS bahita babimenye araza kurikurikirana nayo tubimenye araporo ni Itumba bwo mu karere Rulindo mu murenge wa Tumba to uraruvugaga mu majyaruguru hari kuba wigayo hako nubwo uruvuga se bitwaye kikarurimi rwacu mani nawe uraruvuga uruvuga se wamunenga mani uruvuga uri umwana wa KG numvise KWIVO keke idea keke kuko ni na collabo na Josh ari nawe director oya ubu ngubu ntago ari we director ya India ira ya mbere anyway Josh iriya ni director EDBC shout out kumuka bajyemo barabibona muri description uramusisi ntago ari mu musisi umwe mani yari binshi aruriya muri mwambitse bambaye mask ntago ari umwe ni babiri cyangwa n'abaklasmate oya ntago ari abaklasmate ako nyine muri class
iyo umusani muri class man gimbwira umuntu biba bimeze iyo umusani muri class uri umusani nonese uri umusani just birumvikana ko uri umusani ntabwo bigomba kuvuga nyenda ngo kwame ya you have to talk with others secondary ari secondary andi mu Rwanda bikoma hari n'ibintu biri seriye cyane ariko nanone nibyo uri kwigana n'abantu mani bafite inzozi zitandukanye ariko wowe hari akandi kantu ukora mani barakura muri screen zabo ibyo bintu biba bimeze bite ishusho y'umusani mu kigo mani biba biteye just urabyumva mani aba ari byiza to ya koko oya biterwa na your characters mani nuko uteye just your vibing ayora vibe zabuke mani koko bita vibe zabuke urumva nawe ugomba kumenya boro zawe mani ubu ni nk'uwe musani waza ku kigo wigaho bakakwicaza ni benshi cyane mani muri no industry se mani subizi ntabwo nakemera ngo ntabwo biraku ariko kigo yigaho secondary niyo wari buze n'imizi oya nubwo aba hari abandi basanye mani niyo wari buze Diamond niga yagombaga umva nyine yagombaga gushya byane biko aya mani ko ni ibintu babimeze ubundi urumva you have to do your things ya ugomba gukora ibintu byawe nyine urumva ibikureba nyine niba wenda ufite stage wenda nka school nyine gutyo wenda nko muri main hall wenda ugatamo wenda ga stage abantu bakishima haza n'abandi mayi nabo bakabashimisha ariko buri muntu nyine abagira different from others ya ufite ukuntu actinga bitandukanye no kundi muntu actinga suri kubyumva uri umusani uri bafite ari amahitamo hagati y'abafana b'abakobwa n'abafana b'abahungu wahitamo icyerekezo cy'abana b'abahungu just you have to mix ntabwo wahitamo mani ngo gutya bose okay bose ntabwo umuntu agira urumva abafana batandukanye nko natwe twese haba umukobwa challenge bro listen imagination ndabizi ko bitanabaho ariko urabizi ko ari abantu bagira abafana benshi b'abakobwa cyane abakobwa benshi baramukunda cyane kurusha abahungu subizi kubibaho nawe ndagwitesheje ushaka ababa benshi yego n'abafana benshi b'abahungu so ababa benshi n'abandi ushaka kubivuga bigati biba mani ntabwo ubwo se bibaye bose ugomba kubagira mani bose ugomba bangane oya hitamo hano hitamo you have to have both man oya ntabwo afata impande zose ahangaho hasi iki bamwita KWIVO yanze kwiteranya ati ngewe abahungu n'abakobwa ngewe reka ntabwo nahitamo wapi bari ugahitamo oya ntabwo wahitamo ese witeranyije gute mwana oya ntabwo wakikuraho umuntu undi none se ubwo urumva uvuze ngo ndashaka abangaba ina party nyine ya indiye gate ivamo ikigendera wabigenze kandi iyo turi gukora ibihangano byacu ntabwo tuba dushaka ngo tubyumvishe igice kimwe ya all of people KWIVO ya kuko turi mu kanya ka nyuma ndagira ngo ngurekure hagati y'amakipe abiri se ufanye igihe nyawo ibintu by'imipira byaransise mani ngefana umuziki gusa nyine hari ukuboro uri kumwe n'abasani urumva bakareba match ugaheza ntubasige nyine mukawureba ariko utazi ngo biri kuva biri kujya hehe gusa nyine nko mu Rwanda hari amakipe utayoberwa APR na Rayon Sport ariko ntabwo wamenya ngo ndafanisha ntabwo njye nifanira umuziki ibintu byose ushaka kuvuga ko birimo umupira mani umupira ugira aba superstar Cristiano aba Messi n'abandi benshi cyane oya n'ubamenya hari abantu ubwo aba ari ngombwa kumenya bitewe na vibe ujyamo n'ibyumva abantu benshi bari kuvuga abasani benshi cyane bakunda match mani urabona ibintu hano birimo birakura cyane kandi tubireba no mu bindi bihugu byagiye bikura cyo kuri Tanzania ariko nagufatiraho usanga abasani nyine binje mu by'umupira cyane ugasanga buri musani nyine afitana abarizwa mu by'umupira utekerezwa ko ari impamvu basaba mu Rwanda ibintu mutabyinjiramo hari ahantu mani haba ibiceri urumva bamwe okay bakurikira okay papa si for making money cha for doing job hano biterwa nyine tu none arabakunda kubetinga bakabona ibiceri ni ibibazo cyane usanga abastari ba Tanzania urugero tuvuga Diamond Platnumz turasanga Diamond ni umufana wa Simba
Harmonize urabizi ko ari n'abantu babustingari Harmonize akaba yanga ayo niyo makipe abijya hari ya Tanzania nyine ubona ko ari amakipe nyine afatika afite abafana benshi so no mu Rwanda usanga dufite nyine penalty ariko nta musani wacu ujya kumva wenda umve ngo Melody ari hano Bruce ari hano KWIVO nawe uri umusani sibyo none umuntu akora n'injyana zimwe utekereza ko ari impamvu aba basani bacu badashobora gufata uruhande mu makipe bigaragare aze nyine nko kuri Tanzania babimiza just he do whatever Naje kwivugaho ntago mbabizi ibintu by'imipira ntago nzi impamvu mani simbizi abenshi nzi wenda nuko baba betinze mani wenda baba betinze abandi nyine biterwa mani n'ikintu ukunda biterwa n'ikintu ukunda ntago ari kwimana amakuru ji usavuga ibintu utazi mani urizinde kuvuga ikintu utazi mani dusimba twanze abantu batakegera umunga ari guhumura byatanje KWIVO yo tugana ku musozo so just ari biri bangano uri gutegura abantu bakitegura ego hari indirimbo ngiye gushyira hanze bita my homie your homie nyine to homie ni featuring n'abantu babiri nabwo ni Lil Josh na Class Byangwe Soni rasohoka mani Force ubizi se iyo Paul urateganya bishanze ngaryari twitege ryari tuvuge ngo kivura dutamo ryari ya nka next 2 weeks ya 2 weeks nisho bundi nagarikera uduchallenge ya ndi babiri moto ya wenda nka 3 weeks I don't know ya KWIVO none imbuga zawe umuntu gushaka umuntu wakunze kwivuso aramubona n'iki ibintu wana cyase sobizi se mani ni KWIVO urumva yaba Instagram ni KWIVO Pinterest KWIVO TikTok KWIVO ya KWIVO babwira Fabe kugira babyumve neza okay ni K na W na I na V na O ubwo ni K W I and V and O ujuba mwija KWIVO no mujimani mani nanabonye atanamaza minsi meshane mu muziki kuko nabonye arameze atanatumaze kwa uploading ndirimbo ya mbere bro sigiye kirekire bivuze ko akiri urugendo reka tumusupporting tumwereke urukundo mani sharing ibintu byiwe koze imiziki iravuna niga imiziki iravuna KWIVO yo tugushimi cyase mani cyangwa ikintu gisigaye utatubwiye cyana gisigaye twakivugana next twayikimana bintu ko bitojya birangira ko hari nkaba mari hagize n'ikindi gihinduka ente mano bizagaruka kubera ibintu ushaka kugiza ku bafana bawe yabitewe nyine iyo project ya kuko nubundi nimo tubikorera mani uko nari nsezewe akakazo ntabwo uragira ntakakomeza KWIVO umuhanzi urabizi buri wese agira umuhanzi ndefe wowe ni inde mani uhanze nereferaho industry nyarwanda wenda harimo basani benshi cyane umuntu umwe akora akantu kakagukoma ya ugakuraho ide ugakura urugero ambwiye ati kanaka we nashaka bari umunyamahanga ntacyo bitwaye umuhanzi hano mu Rwanda bireferaho ukavuga ati uyu muntu ni umuroro mmoja wanjye akenshi nkunda kwirefera nyine kuri Nigerian style like Afrobeat yaho niyo mu Rwanda nyine ubona ko imeze neza ubona bivamo cyane ninde ari kuboro ubukunda nk'umusani pe abantu ukunda vibes ariko ugasanga just something to remove cya to add bitera ari pro ibintu bigomba bitandukanye ariko hari umuntu nyine nkuko uba wumva Afrobeat ya Nigeria ariyo yawe cyane bivuze ko ari abahanzi bayikora abo bahanzi n'undi kukubaza mwumwe gusa umwe aba ni benshi cyane mani bana boy is Asaki Maria Asaki somuzi yana baluga mu Rwanda asaba Bruce Melody batarimo barabikora neza Bruce Melody uri kubivuga nk'umuntu wagira ngo ntubitayeho hoya bakunda mani bari benshi just ndakubwiye ngewe ntabwo mvuga atenda ngo ndirefera kuri no muntu ngwenda ngo mugire gutya hari ukuntu umuntu akora nyine song agakora hit nyine to ewana ukatwati indirimbo buri abantu bakunze indirimbo nuko barimo creativity harimo nyine ikintu kiri different no muzindi ubona nyine to just ikintu kigukurura kiba attractive kugira ngo
ukunde nyine icyo gihangano cye icyo ngicyo rero nawe nicyo uvuga ati se gute bigenjeje gute kako nyine aba ari legend man byo ubona uvuga ngo wese wakoze neza ubu muryamye kabisa ewana wamwica kwifo nje nari tutu na rushinga ati nari gisa mfuke cyanya masheke rengenza na warusizi ndashima sinchi mashi mawon hasi sinzi bene wabo iyi ni M Image TV M Image ni kuri kamera nubwo bwose mbona yagiye ye arahari kwifo wakoze kwitabira Imana ugomwisha bro kandi big bro ibyiza biri imbere kabisa just mugofatizo bro